reka nguhereze ibintu 15 bigaragaza umugabo uca inyuma umugore we, ndetse ndaguhereza hamwe n'ubusobanuro bwa buri kintu ndibuze kukubwira. Uko twabibonye ku mugore, nk'uko twabibonye ku mugore, ibi ni ibimenyetso byafasha gushishoza, ariko si ihame cyangwa icyemezo cy'uko umuntu acana inyuma. Bikwiye gufatirwa mu rwego rwo kuganira no gusuzuma, si ukuryoherwa n'amakimbirane. Ibimenyetso by'umugabo uca inyuma umugore we n'ubusobanuro bwabyo. Ikintu cya mbere, ahindura imyitwarire atabisobanura. Iyo atangiye kwitwara nk'utagishishikajwe n'umugore we, yitwara nk'uhangayitse cyangwa nk'ufite uburakari butagira impamvu. Bishobora kuba ari ibindi byiyumvamo bifitanye isano n'undi muntu. Icya kabiri, ntabwo ishaka gukora imibonano mpuzabitsina. Umugabo utangiye kwanga gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko byahoze cyangwa abikora ku gahato, bishobora kugaragaza ko hari ahandi ayikura cyangwa ayitekerezaho. Icya gatatu, guhindura imyambarire no kwita ku isura mu buryo butunguranye. Gutangira kwita cyane ku isuku, guhindura imisatsi, kwambara imyenda mishya buri gihe, cyane cyane ajya hanze, bishobora kuba ari uburyo bwo gushimisha undi muntu udasanzwe abikora kubera we. Kugira ibanga rya telefone cyangwa mudasobwa ye, ubwo birumvikana kugira password. Iyo agira amabanga menshi kuri telefone ayahisha, atemera ko uyikoraho cyangwa akayitwara n'iyo ajya mu bwiherero, ni ikimenyetso gikomeye cyane gishobora kugaragaza ko hari ibihishwe. Icya gatanu, gukunda kuguma hanze bitari bisanzwe. Ndasubiramo, gukunda kuguma hanze bitari bisanzwe. Kwirirwa mu kabari mu gushaka amafaranga cyangwa mu kazi karenze ibisanzwe. Iyo agenda kenshi nijoro akanatangira gutatinze, abashobora kuba afite ahandi ajya. Kugira izina ridasanzwe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri porogaramu, kuba afite izina cyangwa konti zitazwi ku mbuga nkoranyambaga nko kuri WhatsApp, Instagram, Facebook, cyangwa afite porogaramu z'ibanga nka Telegram, bishobora kugaragaza ibihishwe. Ku cya karindwi, turaza kuhasanga gukunda kwitandukanya n'umugore mu bikorwa bisanzwe. Iyo atagishaka gusohokana n'umugore, kwifatanya nawe mu muryango cyangwa gusangira ibihe byiza nk'uko byahoze, ni ikimenyetso cy'uko atakigukunda cyangwa atagukunda, cyangwa kuba hari abandi bamufata umutima. Ku cya munani, gutangira gutuka cyangwa kunenga umugore we buri gihe. Kugira amakosa kuri buri kantu gato umugore akora, kumushinja ibitari ibyo cyangwa kumutera ubwoba, bishobora kuba ari uburyo bwo kwima urukundo no gushaka impamvu yo kugira aho yikura. Icya cyenda, guhindura uburyo akoresha amafaranga. Urugero, gutangira guhisha amafaranga, kuyahisha umugore, kuyakoresha ku bindi bintu bitamenyekana nk'indabo, amacupa, imyenda y'abagore, ni ikimenyetso gikomeye. Icya cumi rero gituma kigaragaza abagabo b'indaya cyangwa bagirute baca inyuma abagore babo. Guhindura uburyo avugana kuri telefone, kwitaba telefone yahishe,
gusohoka iyo ayitabye, kuyivugiraho amagambo make cyane, cyangwa kutitaba telefone ari kumwe n'umugore we, bishobora kuba ari amarenga. Icya 17, kugira umujinya cyangwa kureka iyo ubajije aho yavuye. Bishatse kuvuga iki? Iyo umugore ashaka kumenya aho umugabo yavuye akabahita arakara cyangwa akabibona nk'aho ari kumwigaragambyaho, bishobora kugaragaza ko hari ukuri ashaka guhisha. Icya 12, gutangira gufata urugendo kenshi cyangwa kugenda ahantu adasobanura. Bishatse kuvuga iki? Kujya mu kazi mu tundi turere, gusohoka kenshi ku manywa cyangwa nijoro atabisobanuye, bishobora kuba uburyo bwo guhisha ahantu ajya. Icya 13, kugira amarangamutima ahindagurika ku buryo budasanzwe. Umunsi umwe agakunda cyane, ejo undi akakunanira no kukureba mu maso. Iyo myitwarire idasobanutse ni ikimenyetso cy'uko hari undi uri kumwigarurira umutima. Kwigunga no kutakigira umwanya wo kuganira. Iyo atakigira umwanya wo kuganira n'umugore we, ntacyo amubwira, ndetse akerekana ko kumva umugore ari umutwaro, hari ibindi byamwigaruriye umutima cyangwa umwanya. Kugira impumuro cyangwa ibimenyetso bigaragara ku mubiri. Kugira impumuro cyangwa ibimenyetso bigaragara ku mubiri. Gutaha, bishatse kuvuga gutaha afite impumuro zitari iz'umugore we, nk'amavuta cyangwa parufe, ibisuko cyangwa imisatsi ku myenda, cyangwa kudasobanura aho yaturutse, ni ibimenyetso bigaragara. Nanone rero ntitwabura kubahereza umwanzuro. Umugabo uca inyuma umugore we aba atakigira indangagaciro z'urugo, yica icyizere, arangiza urukundo, kandi ashobora no gushyira ubuzima bw'umugore we mu kaga, nko mu ndwara, cyangwa akamutera sida n'izindi ndwara nyinshi tugiye tuziranye. Ariko nk'uko twabivuze, ibi bimenyetso si igihamya y'uko umuntu acana inyuma, ahubwo ni impamvu yo gushishoza, kuganira no gukemura ibibazo mu mucyo. Wifuza ko nkurikizaho ibiranga umugabo wizerwa cyangwa ibiranga urugo rufite urukundo nyarwo, cyangwa inama ku gukemura gucana inyuma mu rugo, ibyo ngibyo rwose ni nko kurebaho. Wowe urabyandika muri komenti. Niba ubishaka, turagukorera igice cya 2 tubigusobanurira neza. Ntegereza igisubizo cyawe, niteguye kugufasha neza mu gihe utanze igitekerezo cyawe muri komenti kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya, tukaguhereza ibyo dukwiriye kuba twakora. Ndasubiramo, wifuza ko nkurikizaho ibiranga umugabo wizerwa, ibyo ngibyo ndabiguhereza ndetse nta gushidikanya. Ibiranga urugo rufite urukundo nyarwo nabyo ndibuze kubiguhereza. Inama ku gukemura gucana inyuma mu rugo nabyo ndabiguhereza. Ibyo wabagezagaho iyi nkuru cyangwa aya magambo y'ubwenge, cyangwa ibi bihamya, cyangwa iki cyegeranyo, ni Fabien nk'ibisanzwe. Wowe kanda subscribe ku Nkuru Nshyashya, ukande like, utange n'igitekerezo.